Ndagushimiye kandi ndagusuhuje wowe udukurikirana umunsi ku munsi, wowe wamaze gukora subscribe ndetse nawe witeguye kuyikora kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana, wowe ukora share, wowe ushyiraho comment udusangiza ibitekerezo ko wakiriye ibiganiro tw'umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha mu byo uherereyemo byose n'aho uri ndetse n'abawe. Nanone nk'uko bisanzwe njye nitwa Pasiteri Egide mugiye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko y'umuntu wasabye ko tumusubiza. Tugiye gusubiza bimwe mu bibazo bene data batubajije, ariko uyu munsi icyo twahisemo tuganiraho ni umuntu wadusabye yuko twamusobanurira inzozi yagize we yarose ngo arya inyama. Rero wowe mwene data warose urya inyama, ube hafi, ni wowe tugiye gusobanura uyu munsi. Rero dutangiye mu ncamake, kurota twavuze impamvu umuntu arota, ndetse twavuze n'icyo Imana mu isi y'umwuka iba ishatse kukwigisha, ndetse tunasobanura n'uburyo imbaraga z'umwijima, imbaraga za Satani nazo zishobora kugutera ukaba wabona ibintu biteye ubwoba, ibintu bikuye umutima. Ariko inzozi muri rusange ziberaho kuduhishurira cyangwa kutugaragariza ibintu bizatubaho, cyangwa bigiye kutubaho cyangwa bituriho, byaba byiza cyangwa bibi. Ni ko akamaro ko kurota, niko twabivuga. Hanyuma reka twihute dusubize uyu mwene data, abe maso. Mushiki wacu uyu nguyu wasabye ko twamusobanurira kurota arya inyama icyo bivuze. Mu by'ukuri kurota urya inyama ntabwo ari byiza mwene data. Ari wowe wabajije ikibazo, ari nawe ugiye kubitega amatwi, ari nawe uzaroteza inzozi. Nurota urya inyama ko zaba zimeze kose, najya nkubwire ngo ujye ubyuka usenge cyane, utokeshe, kuko imbaraga z'umwijima ziba ziri hafi aho ngaho, kuko Satani n'abadayimoni be baba bari hafi aho ngaho ngo bakunyage. Bivuze ko Satani yakunyaze iby'agaciro byawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bisobanuye ko ibyishimo byawe yabitwaye kera. Wowe wibwira yuko bihari, ariko mu by'ukuri ibyishimo byawe yamaze kubitwara. Gatatu kandi, bisobanuye kurota urya inyama bisobanuye ko ugiye kubona ibihombo, ibyo ukoze byose ntibigende. Bivuze ngo niba wari umucuruzi, ntabwo rwose bizinesi yawe bizagenda. Niba wari umuhinzi, rwose biroroshye yuko wahinga ukarumbya kandi abandi basaruye. Niba wari umunyeshuri, biroroshye yuko watsindwa mu ishuri kandi abandi batsinze, kandi nta ruhare wabigizemo. Ubwo birasaba kumenya ubwenge, ugasenga cyane, ukajya n'ibyo ukosora niba hari ibyo uzi udatunganyije muri iyi minsi. Ikindi, bisobanuye indwara zikomeye zigiye kwinjira ku buzima bwawe, zigiye kwinjira mu rugo rwawe, zigiye kwinjira mu muryango muri rusange, kugira ngo Satani agere ku ntego ye yo kuguteza umwuka w'inyatsi. Umwuka w'inyatsi ni ukuvuga ngo iyo urwaye ugahera kwa muganga, ugahora uvuza, ugahora wivuza, hari ibyo utakaza, hari ibyo utanga, kandi ibyo ngibyo utanga ntabwo byongera kwinjira. Rero ubwo Satani ashobora kwinjira kuri icyo kintu, wowe ukajya ukeka ko ari indwara zisanzwe, kumva kugira ngo agere ku ntego ye yo gutuma uba umukene, yo gutuma mu by'ukuri uba umutindi, yo gutuma uhora urira, yo gutuma uhora wijujutira Imana, uvuga ko Imana yakuretse. Ikindi, bisobanuye ko ufite abarozi hafi yawe, bakuroga, biteguye kukuroga. Biragusaba kuba maso ndetse ukitwararika aho ugenda, mu birori usohokeramwo, ko baguha amafunguro, ko baguha ibyo kunywa, biragusaba kuba maso, ugakanura cyane ndetse ugasenga, kuko ikirozi kiri hafi yawe cyangwa cyanakugezeho. Ucunge neza, umenye ubwenge, buriya usenze Imana yagusobanurira byinshi.
Ikindi bisobanuye ko ukeneye gusengerwa cyane, hakagira ibintu runaka witandukanya nabyo, ukeneye gusengerwa cyane. Nivuga gusengerwa cyane, hari igihe umuntu ageramo isengesho rye bitewe n'ibyo yakoreweho rikaba ridahagije, uba ukeneye gusigwa nk'uko Yesaya abivuga neza ko uburetwa bwose tubukurwaho cyangwa tubumarwaho no gusigwa amavuta. Ikindi kintu bisobanuye yuko mu by'ukuri hafi aho ngaho umwijima uri hafi aho ngaho. Rero mwene data ube maso, haba mu rushako rwawe usenge cyane, haba mu kazi kawe usenge cyane, haba mu byo ugerageza gukora mu bana bawe usenge cyane, kubera yuko uyu mwuka ukunyaga ibyishimo waguteye, kandi mu by'ukuri aho ibyishimo bituruka hose urahazi, bituma ibyishimo byinjira kuri wowe, uzi inzira nyinshi binyuramo. Rero Satani arimo arakora akazi ko kugira ngo abikunyage, abyitwarire, abitware ahandi, abyihere abandi. Ubwo rero biragusaba mwene data kuba maso, ugakaza amasengesho cyane, ndetse ukegera n'abantu bagusengera by'umwihariko, kugira ngo ubashe kwimurwa aho hantu Satani yakuzirikiye, bigatuma mu by'ukuri uhora wizengurukaho, bigatuma icyo ukoze cyose ntaho kigana, ahubwo ukabona umunsi ku munsi wowe hari ibyo utakaza kandi utari ukwiye kubitakaza. Rero mwene data, ndumva ari uko twagufasha mu kugusobanura kurota indoto wagize urota urya inyama, ntabwo ari byiza, njye ngo wabyumvise. Satani yiteguye kukunyaga, Satani yiteguye kukubabaza, Satani arashaka kugutera agahinda, arashaka kototera umuryango wawe, ndetse najya no mu muryango buriya icyubahiro wari ufite, uburyo mwasabanaga, kuko urabizi mu muryango niho haturuka ibyishimo, ashaka kubidobya kugira ngo mu by'ukuri ukomeze uruhe, ukomeze agahinda kakwice. Usenge cyane rero mwene data, ni icyo ngicyo bivuze kurota urya inyama, ntabwo ari byiza. Rero ni icyo ngicyo twakubwira, kandi n'undi uduteze amatwi wese nicyo kintu tumubwira ngo senga cyane, nubona wabonye izi nzozi icyo bisobanuye mu by'ukuri ni uko Satani hari ibyawe ashaka kukuriganya, kandi wari ubifite bihari, wagombaga kubiheraho kugira ngo byaguke bitere imbere, none we ashaka kubyitwarira. Ubwo rero ni ukuba maso, nanone biragusaba kwisubiramo, ukareba uburyo wabanaga n'Imana, niba ariko uyu munsi ukibanye nayo, uburyo wasengaga, hanyuma ugire ibyo ukosora, wongeremo imbaraga kugira ngo Imana ibashe kukurwanira. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushobozwa na Kristo, niwe uduha imbaraga. We ntabwo warwanya Satani, ariko wasabye Imana imbaraga yaguteye yaziguha, hanyuma ukabasha kunesha iyi myuka mibi ituruka mu bapfumu, iri kukurwanya ishaka kugutwara ubutunzi bwawe. Wowe ikigaragara cyo ni uko bamaze kukujyana mu bapfumu kugira ngo ibyawe bibashe kukuvaho. Rero ube maso mwene data, natwe turakomeza tugufashe gusenga no kwinginga Imana, ariko twebwe turasenga, nawe ugasabwa ikintu gikomeye cyitwa kwizera, kuko niyo twasenga wowe ubikerensa, ubipinga, niyo twasenga wowe utabihaye agaciro, ntacyo byatanga, ntacyo byamara. Numva rero ari cyo ngicyo twakubwira, ube maso, ube mu mwanya mwiza, ariko impamvu tuba tubonye inzozi ntabwo ari ukugira ngo Imana idutere ubwoba, ahubwo mu by'ukuri Abanyarwanda nibo baciye umugani mwiza ngo iyo ibuye ryagaragaye ntabwo riba ribasha kwica isuka. Bishatse kuvuga ngo
Iyo Imana dukoze ku maso tukabasha kubona ibiturwanya, tukabasha kubona ibidutegereje, ni igihe cyiza, ni imbuzi nziza tuba duhawe kugira ngo dusenge cyane, kugira ngo tube hafi y'Imana, kugira ngo twegere abantu b'Imana badufashe, badukorere deliverance, tubashe kuba twakwimuka muri icyo cyiciro cyiza umwanzi aba yadushyizemo. Twese turabizi burya iyo turi mu isi tugira abaturwanya benshi, tugira abatwanga benshi, tugira abatugirira amashyari benshi nta n'icyo babatwaye, niko isi imeze. Satani akorera mu bantu, agakoresha abantu kugira bakubabaze, kugira ngo baguhime, kugira ngo bakunyage. Rero birasaba yuko natwe tuba maso tukamenya isi turimo dutuyemo, isi dukoreramo, isi tugendamo, noneho bigatuma natwe mu by'ukuri hari izindi mbaraga twitwerereza. Twe ntabwo tuzitwerereza izo bo bitwerereza zivuye mu bapfumu, tuzitwerereza imbaraga zimira izindi, imbaraga ziturutse ku Mana ishobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru, kandi tuzanesha. Ibi nkubwira ni ubuhamya, ntabwo ari igipindi, ni ubuhamya naguha umunsi ku munsi, tubona imirimo y'Imana, tubona gukora kw'Imana, tubona gutabara kw'Imana, tubona guhembura kw'Imana, tubona imirimo ikomeye Imana igenda ikorera abantu bayo, abo tuzi n'abo tutazi, Imana rwose irabikora kandi umunsi ku munsi. Ube maso rero ukomere, kandi warakoze gukurikirana ibiganiro byacu, wakoze kudukunda, ukatugirira n'icyizere cyo kugira ngo tubashe kugusobanurira. Ubwo twamenya ikibazo cyawe turakomeza tunagusengere. Yesu rero aguhe umugisha mwene data, kandi akubohore uhereye none, wakira imbaraga ziturutse mu ijuru.